gatoya namuhamagara. Reka mbanze mbikuza naje kubikuza amafaranga. Ntabwo bitinda just ni ibintu bikeya. Wowe mfasha please bro. Ine reka mbikuza udufaranga mire ngo phone uhamagara. Ntabwo bitinda. Wowe just we ihangara nize. Usuje kwa mushiki wawe utaza wari. Na nyine yarambwiye ngo ni muri bumwe mu byanguye he. Abi ahantu hafi ya MTN ndashaka kumubaza nuva hano. Kandi ni hano hafi. Please ndagusabye. Only 1 minute please. Nta kibazo windi cyo. Kireba. Allo? Hajya hantu wari wambwiye ni hera ni hano ko dukora imiryango myinshi. Nari binahageze we dikureba. Dikora ko nyine bakunzi ba filime inzira y'umusaraba twabazaniye agashya tubashimira mwarakoze cyane. Nongera mbasuhuza aka kanya ku bwanyu. Imana ibahereza icyubahiro ibaha imigisha. Aka kanya ntago ari byo tuje ngo tuganire, ahubwo tuje ngo tuganire ku kuntu cyose yabuze telefoni yiwe. Ese arayibona gute? Ibyo nibyo njewe nje kukubwira. Ese aragura indi? Nta kintu ari buyigure kuko nta mafaranga afite, yabivuze mwese murabizi. Ese ari bubikora ute kugira bikuza amafaranga umukunzi we abone icyo ashaka? Ndabizi neza ko wowe ukiri kubyibaza. Kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu. Wewe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'agaciro, kandi na like dukomeze. Nguho ikaze hano ku yicano yacu. Ni channel y'ubwenge, ni channel izajye kugezaho ibiganiro uve kuri twana. Wa eka nawe. Ibyo nkubwira nuko uve kuri twana. Ubundi njewe naje niyemeje ko ngiye kujya mbaha ukuri kose. Ni icyo bita kubabonja mu Kinyarwanda, kugenda mbasogongeza gake gake ukazagenda ubibona. Urumva ariko warasogongeye. Unanshimira, kunshimira kwawe nukunshyigikira, ukankorera sub, ukanyereka ko tuba turi kumwe 100%. Sibyo se? Eka nawe. Ibyo mbabwira ni ukuri. Tugaruka hano inzira y'umusaraba season ya 2 episode 59 niyo igiye gukurikira. Nizere ko umeze neza kandi uyiteguye neza. Ubundi iyi ngiyi nicyo bavuga ngo urumva hazacu wambaye none. Iyi ni umuriro kandi ntago nkubeshya hazacu wambaye. Ibyo nkubwira ni ukuri kwanyako hazacu wambaye. No ibintu byakomeje kuzamo kuryoha. Gusa ariko benshi muri kuza muri comment mukatubwira ibintu, mukatubwira ngo hererere ngo mu diaspora buri biceri gute. Mu diaspora aba diaspora se nubwo ari aba diaspora regari giye nta biceri baba bafite, ariko baba baranakubiswe. Ariko mujye mutwihanganira igihe na filime ibitekerezo byanyu rega nibyo bitegura ikintu. Kuba muba mutatubwiye se, ariko iyo mutubwiye nyine tumenye ibyo dutegura, kandi turabakunda 100%. Gusa rero mujye mwihangana, nkunda kurondogora kubera ukuntu mbakunda, mbabwira utuntu twiza, mbifuriza umwaka mushya, ndetse nanabashimira 100% mukwiriye indabo zanyu. Ubundi ni mwebwe banjye kandi muraba agaciro igihe cyose muraba agaciro. Aho duherukana cyusa bari bamutwaye telefoni atashye agiye mu rugo, byabaye rabu. Umuntu uri mu bibazo bibaze kuba bamutwaye telefoni, ariko ni ibindi bibazo. Gusa ariko n'uburangare bwiwe nk'umuntu wabaye mu mujyi nko mu diaspora, ntabwo telefoni bari kuyitwara. Benshi niko bagiye muri comment muravuga ati ewana mutangiye kutubihiriza. Ntabwo turi kubabihiriza, mwihangane. Nimba byabishye ejo bizaryoha. Ni ukuvuga ngo nimba utameze neza ejo uzamera neza, nimba none ukennye ejo uzakira. Kandi ikintu cya mbere ni ukwiringira Imana, umuremyi wa twese, ugasenga. Urumva aho waba usengera hose imyizerere yawe niyo ishobora kuba yaguhindurira ubuzima bwawe. Cyusa telefone barayitwaye, yageze kuri ribagiza rererere Mana bibinduru no kurya biri bubikibazo. Ubuse bararya iki koko? Icyo bari burye aka kanya twese turi kukibaza, ariko ntago bamwe muri kukibaza, ariko ngenje kukubwira uko biri bugende. Aka kanya Cyusa afashe icyemezo cyo guhita ataha akajya iwabo burundu, kandi ukuntu ari bugeri iwabo nta muntu ubizi.
ese ya moto yarayiriye? Abenshi mwagiye muri comment muravuga ngo moto yagiye hehe, moto ngo ikina ngo iki. Nyine urumva ni ibibazo, ngo yakigurisha agakora ibiki, nyine urumva rere. Gusa ndabashimiye mwebwe twakomeje tukubana, muri abantu b'agaciro. Ngiye ngarukiye hano, tuze gusubira mu bindi biganiro. Wewe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo. Gusa hari ifilimi turi kubategurira izatangira gusohoka mu kwa kabiri, ni filimi nziza y'ubwenge ndetse muzayikunda. Wewe wakoze sub kugira ngo itazagucika iyo filimi, kandi uramutse ufite n'impano wifuza ko wazayikinamo, watwandikira kuri iyi nimero kuri WhatsApp 0782 0782 9752 0788 iyo filimi tugiye gutangira kuyikina ku matariki 28 y'ukwa mbere, izatangira gusohoka mu kwa kabiri. Uramutse ufite impano watwandikira tukabihuza. Murakoze.